Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Alive TV abari mu gihugu no hanze y'igihugu. Aka kanya harantu twatembere dusanze umujene kabisa ufite talent ikomeye cyane. Hari imizigo afite muri studio myinshi cyane ari gukora, hari ama projet menshi yacyafite ibikorwa byinshi. Ako murabizi neza ko target yacu ari ukujyana duhiga abantu nk'aba ngaba baba bari aho bakora ariko public itabazi. Hanyuma rero ndagira ngo dukurikire atwibwire, hanyuma ibindi turaza kujya tubimenya. Amakuru ni meza. Ugiye kwibwira abakunzi ba Live TV, witwa nde, amazina asanzwe y'ababyeyi, hanyuma izina ry'ubuhanzi witwa nde? Amazina y'ababyeyi nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Izina ry'ubuhanzi nitwa Kingway hano. Kingway urakoze cyane. Hanyuma ndashaka kumenya ufite amaproje ameze gute muri kariyeri ya music? Urakoze. Amaproje ni menshi cyane. Arayo nakoze mbere, hari nayo ndi gukora ubu, gusa ndi kureba uburyo nakora ama video kugira ngo buri wese nyine amenye izina ryanjye ryaguke. Bake bari banzi biyongere babe benshi kurushaho. Numvise uririmba neza cyane kabisa. Nagiye numva udu tracks twawe nyine tumeze neza. Ushobora kudukubitira akapera? Kadirimba ka kera bazi kitwa ubukene. Nta kibazo kabisa. Kwisi ubaho witegereze batinzabaho, nyamara ibibazo bikakuzira ubukene bukakwinjirira, amafaranga ukayabura, ugahura n'ubuzima bubi. Wow, umusore hano aratwika kabisa. Hari igihe tuzamubashyiraho full kabisa mumurebe neza. Hanyuma Kingways, watubwiye ko izina ari Kingways ry'ubuhanzi, ubwo ay'ababyeyi ndaza kuba nyirengagishaho gato, sibyo? Kuko turi muri kariyeri ya music. Hanyuma Kingways, ukora iyihe njyana ubusanzwe? Nkora injyana ya Afrobeat. Ndi umuraperi then nkanaririmba. Umuraperi ukanaririmba. Haba hari indirimbo ufite urapa? Nyinshi. Noneho rero ugiye kudukubitira akavasi kamwe na gakorasi kayo kamwe gusa, just twumve noneho neza. Okay, ikambanze kuri rap. Okay, urakoze kuba ngejeje kuri uru rwego, wampanye hasi none ngejeje ku gindi ntera, aho gusubira inyuma ndatera igindi ntambwe. Ni ngombwa ko buri wese yakwiye gushimira. Naciye muri byinshi mbura uwanyitaho n'umwe, nakomeje guhura n'imibereho igoye, maze nkababara nkarira amarira adashira, ibibazo bikafatanya n'ubukene mfite. Ni byinshi tubona kuri iyi si tukababara, bikadutera kwibaza ahantu turi kugana. Iby'isi n'amabanga bahemu babaye benshi, barahemuka wagira ngo babigize umwuga, barifuza ko nta kintu wagiraho na kimwe, abanzi bagutega iminsi bari ko kurwanya, amagambo bavuga mu by'ukuri ntabwo ashyira, ibibazo umuntu guhemukira kubabaza. The Kingway. Twika kabisa. Hano uri umuntu w'umusaza. Ahubwo bakwitege kabisa abantu bakora hip hop. Ndabona burya talents zirahare. Wenda turakomeza, sibyo? Ariko ndashaka nkubaze kuki wahisemo iyi njyana ya hip hop Afrobeat bifatanye gutyo cyangwa ukabivanga? Impamvu nahisemo injyana Afrobeat ni ya njyana ahantu waba uri hose urabyina nyine ukirekura. Nago kuba ntakora trap ntago ari uko nyize, ndayizi ariko nago nyikunda, sibyo? Buri muntu akunda icyo ashaka, ariko nakoze injyana ya Afrobeat kugira ngo n'umuntu wese ahari byibura ajya nyeganyega byine. Niyo mpamvu nahisemo iyo njyana. Hanyuma ubu ufite projet zimeze gute? Umaze gusohora indirimbo zingahe? Wenda uretse wenda izo wasohoye, wenda uraza kumbwira izo wakoreye ama videos, uze kumbwira iziri kiri audios, then niba hari n'izindi zikiri muri studio nabyo urabitubwira, cyangwa hari ikiziri mu gakaye hahandi nyine abahanzi bose bajya babika inganzo. Urakoze. Indirimbo mfite nizo ndi gutegura. Ubusanzwe mfite indirimbo yitwa ubukene nahereyeho, nyine ndumva hari benshi bayizi, iyo ni imwe. Nkagira n'indi mfitanye na Shan Breeze yitwa Agatabi,
nkagira n'indi mfitanye again na Sean Breeze bita Rwarizanye, nkaba mfite n'indi nakoreye muri Touch Record na Evidex ndi kumwe na Young Grace ndi kumwe na Ganza turi batatu. So ubwo nenye hari n'izindi ebyiri zigiye gusohoka zitararangira muri studio, kuko album yanjye igomba kugirwa n'indirimbo 7 harabura 3. Abwo ayo ni amaproje. Noneho ndashaka kukubaza nk'umuntu nyine uri gutegura kugira icyo wereka abanyarwanda ndetse n'abandi bakunda music muri rusange bari no hanze wenda mu bihugu bigiye bitandukanye, hari igihe ujya ugerageza ukavangamo n'indimi wenda z'amahanga mu mihangire yawe? Ntabwo byabura, of course ntabwo byabura, urumva ku Kongereza ntabwo kabura, gusa Igiswahili nyine kijya kingora, ariko kubera iki kikugora? ntabwo nigeze mbyitaho cyane, gusa dukeya nzi natwo nadushyiramo, ariko kiri mu bintu bingora. So impamvu wenda mba nkubaje gutya nuko twagiye tubona hip hop nyarwanda yaraje kabisa irakubita amastade aruzura, uribuka ba Riderman buza amastade za Petit Stade, uribuka abantu nkaba mashomampi ibintu bagiye bakora, nubwo uyu munsi tutakimenya nyine gahunda zaho ngo zihagaze gute, ariko urabizi hip hop uburyo yaje iratwika kabisa irakubita igihugu cyose. Ndashaka kukubaza wowe, amaraso mashya uzanye, urumva hari ikintu ari buhindure ku buryo hip hop y'uyu munsi yahagaze mu Rwanda ndetse no hanze, cyane cyane ko ntabwo dukeneye muzike yacu ngo ihere hano mu Rwanda, dushaka igere no ku yindi ntera igera no hanze? Ni byiza amaraso mashya. Navuga ko ubundi umuntu atangiye umuziki 2012 nibwo nakoze indirimbo ya mbere, barayikunda, ariko kubera kwiga ntibyankundira, ndabanza ndiga, then ndavuga ati umuziki nzaba nkukora Imana imporamo. Ariko amaraso mashya navuga nuko nakora product zifite quality nziza, ku buryo nakora difference nyine n'iby'abandi bakoze, mfite nkakora creativity yanjye itandukanye n'iy'abandi, ndabizi neza bazabikunda. Aha, so dukomeza cyane ikiganiro cyacu, hari ikintu njya nkunda kubona, ufite tala, umaze iyo myaka yose ukora nk'uko bitubwiye, ni iki cyatumye platform z'umuziki wawe zitagaragara cyane ku ruhando rw'abahanzi nyarwanda tuzi? Ni ikihe kibazo cyabayemo? So nk'uko nabikubwiye, icya mbere ni ishuri ryamugije, icya kabiri ubushobozi ni ikibazo, urabizi sibyo, bisaba kuba wifite cyangwa se ufite reburimo cyangwa se ufite manager, ariko ibyo bintu bitatu iyo utabifite biba bigoye kugira ngo ugere aho wifuza cyangwa se buri wese abe yakubona. So imbogamizi nagize nuko nta bushobozi. So ubushobozi, hanyuma utekereza iki kuba washaka manager, cyane ko manager ntabwo ari umuntu uzajya guhigira ahantu runaka ngo umubone, cyangwa se wenda ngo arote ko hari ahantu uri. Kugira ngo ubone management nuko ugomba gukora ibikorwa kabisa ukemera bikakuvuna ugatwika ku buryo buri muntu wese yemera kugushoramo inoti. Icyo kintu uragitekerezaho iki? Icyo kintu ukuntu nyitekereza ni ukuvuga ngo mbere na mbere uwo mu manager haba ari abakeneye ko hari umwigaragariza, then nabona ko ashoboye amufate bagirane contact yabe yamufasha muzamure. Biransaba gukora produit nyine nkuko bivuze, nkashyiramo imbaraga. Ubwo uwo manager hazaba ari ahariho hose, nabona za produit zanjye akabona ko nshoboye, bizaba ngombwa tuganire ambere manager. Aha, nagiye mbona hip hop hari abantu bajya bavuga ngo ni injyana y'umujinya. Hari ikibazo kiri muri industry ya music kikunze kugaragara, aho abantu uruhande rumwe ubusanga rwiyumvamo hip hop ari urubyiruko cyane kurusha abantu bakuru. Kuki wumva warahisemo iyi njyana kandi wumva ako kantu karimo, mu gihe tubona izindi njyana nka za blues, za RNB, ibintu by'amaragatonzi, ibintu nk'ibyo ari ibintu abantu bose bisangamo? Hip hop nayo irakunzwe cyane, ndabizi, ntabwo ndi kuyisenya, ariko kubera iki ariyo wumva washyira imbere kandi uzi ko hari uruhande rw'abantu rumwe ruyikurikira urundi ntiruyikurikire? Ubwo ntabwo kwaba ari ukwirimita kuri population ishobora kuzakunda ibihangano byawe? No, kubera ko iyo rap ntago yakundwa n'urubyiruko gusa, ahubwo biterwa amagambo waririmbye ameze ate, ese wa muntu mukuru nayumva arayafata ate. Bikaba ngombwa yuko iyo rap ntago nkeka ko ari y'urubyiruko gusa, kimwe nuko wakomeje kwibanda kuri rap, ariko nubwo uri kuvuga rap ntago nyikunda.
gusa nabikoze mbere nyiza mu muziki ariko kwako urabize abadive bazi kuririmba ndi umudivantiste numvishe ko rap nzayikora rap nzikora mu ma featuring ariko kuri product zanjye ndaririmba R&B urakoze cyane aho ngaho unzanya ahantu heza cyane tuve kuri rap na R&B nari wigarukiyeho cyangwa se wenda n'izindi njyana ubu ngubu dufite abantu hano hanze urabizi ko kugira ngo ukore R&B hari ukuba ifite beat nziza ariko ibikeneye amagambo cyane nizere ko uri umuhanga mu kwandika mu kwandika ndiyandikira nkanandikira abandi umva ndizeye pe kwandika haba hari umuntu wigeze wandikira indirimbo ikamenyekana ni ukuvuga ati wenda usibye abangannye wenda bakiri hasi ariko wenda ni urugero nk'ejo bundi nyine Gisa uramuzi Gisa cyinganzo ndamuzi nakompoje track yose araza ko n'ubundi agenda kuri ritme yanjye nanditse aririmba karasi then ibindi nabyo birakorwa ariko nibyo kwishimirwa kuko kuba nakwandika indirimbo akayiririmba ni ibyo kwishimirwa kuri njyewe aba ari byiza nta n'ikibazo kirimo nta n'igisebo ku muhanzi kuko turabizi ko abahanzi bose ashobora kuba azi kwiyandikira ariko hari n'aho akenera ko n'abandi bamwandikira bitewe wenda n'ibintu byinshi aba afite cyangwa se n'icyo akeneye kuko abahanzi batandika kimwe hari igihe nshobora kubona uburyo wandika nkumva ndabikuye nkaba ariko reka azanyandikira akantu ngakubite hariya numva uko kameze bibaho rero ibyo nta kibazo kirimo hanyuma ndibaza noneho kugeza uyu munsi aho uhagaze muri muzike wumva uhagaze hehe ubu ngubu uyu munsi muri muzike ku buryo twumva n'urugendo rwa wenda ngo rurerekeza ntabwo navuga ko mageze neza icyo navuga ntabwo biri hagati kuko hari intambwe nateye hari abamenye hari abanzi hari n'ibikorwa byanjye bazi so ndifuza kurengaho ndi nkagiraho ngera kuko biraharanirwa biransaba gukora cyane kugira ngo ngire handi nifuza uratekereza iki ku kwitabira ibitaramo runaka cyangwa amarushanwa runaka ese hari ibyo waba waritabiriye hari ibyo waba uteganya kuzitabira mu gihe runaka wenda ubitekereza iki reka mere ku marushanwa ntabwo njye nkunda amarushanwa kuko amarushanwa sinzi ukuntu nabitekereza cyangwa se wenda nabikubwiramo ariko amarushanwa yose mbona cyangwa nayo numva mba mbona nta kuri kubamo ku marushanwa ho ntabwo njya nyakunda sinanayajyamo hanyuma ariko noneho warumbajije icya kabiri ibitaramo narabikoze mu minsi yashize covid itaraza na launch ya Young Grace nayigiyemo ko dufitanye track ntabwo byari kubura n'ibyo nagiye nitegurira n'ibiki hanyuma ibiri imbere byo ntabwo nabimenya Imana n'ipanga ariko ndabizi ko aho ndi ndatekerezwa kandi nzabijyamo bazanumira umuhanzi bita Kalifani uramuzi ni umuvandimwe ntumbwire ko dusa nicyo nari mbonye jisite niyo mpamvu ikubaye uwa 38 umbwiye ko nsa na Kalifani murasa nuko muzi nyine face to face nari kukwitiranya nawe tu umva ni umuvandimwe Kalifani Govinda ndamuzi ndanamukunda ndanamwemera uzi umushuti wese ninde mushuti uzi hano mu Rwanda w'igitsina gore apana umushere mvuze umushuti usanzwe oya ntabwo navuga izina wanze kumuvuga ariko icyo abahanzi mugira ibintu by'amabanga menshi ntabwo mbizi pe nkubeshye se ntabwo ubizi kandi ari inshuti yawe nyine ni inshuti ariko wanze kwinjira demeni se atambwira wasanga ari wa mwari wenda nawe ni wa mwari wo muri demeni reka tumureke ataba ni no muri demeni se kuki ataba muri Kina Music oya nabuze muri demeni ntabwo mbizi reka twikomereze hanyuma ninde mu rapero wo mu Rwanda ndakubaza ku muraperi nkubaze n'umuntu ukora R&B artist ninde mu rapero wo mu Rwanda uvuga ngo uyu nguyu kabisa arakora nkembera ku buryo nshobora kumugenderaho nanjye akambera nka role model mbajije ikibazo cyiza uwo muraperi nta wundi ni Dani nanone niwo wa mbere ariko ngira A na B kabiri vayo umusaza abo bantu babiri kabisa umva ndabakunda cyane kandi ndanabuba n'imirimbire yabo man it's true fresh
uvuze kuri Dani nanone nibuka ko tutakimubona sinzi amaproje arimo ariko nta kibazo buriya amaproje namara kuyarundarunda burazatwe wasanga aho ari kudutegurira vayo nawe ni nk'ibyo byose ariko ibyabyo byose bari abasaza ngenda batinya hari igihe bajya bagaceceka ejo ukabona baraje baraturikije. Hanyuma muri RNB rero ninkubwira ayo mazina nonseke kuko njye mbafata nk'aba legend n'abantu bakuru ni bangaira ndumva ari ni batatu harimo Gisa cyinganzo hakaba Ganza Ganza hakaba n'undi bita Patrick bamwita Puffy. Abo bantu Puffy ndamwibuka Puffy ariko nta gihanga sinzi ko byagiye arakora afite track na Pasi wo muri TNP nshyashya ariko nyine kwako Suska ari producer se nago umuziki agiho akibiha umwanya cyane ari muri production. Puffy muherutse mbona hari umuntu yakoreye aga track yamwandikiye tu anamufasha kugakora muri studio benshi yandikira benshi n'abanzi bakazera bandikira abo nibo wemera muri RNB na kabisa muziki urayizi urayikurikira kabisa ubundi hari abantu umuntu ambwira nkabona ko akurikirana industry hanyuma rero tugaruke kuri wowe ufite social media ukoresha ku buryo abantu bashobora kubona wenda izo projects zawe nago zabura hari Facebook ni Kingway hari YouTube channel yanjye ni Kingway hano then ndumva ari izo ngizo umuntu ashakishe Kingway yahita kubona yahita mbona nta kibazo. Okay, hanyuma tugaruke ku kintu cya talent sibyo numvise ufite talent ufite ijwi ryiza ukorera practice ukora practice mu we buryo so no kuvuga rero iyo nshaka gukora practice nigira ku ishyamba hejuru mwicara nkafata agakayi na bike amazi yo kunywa tungandika. Ishyamba ujyamo ni ntuze ni mu Kigali cyangwa ni mu Kigali ira hejuru ira mu Kigali za Norvege niho nkunda kwandikira track zanjye. Ubusanzwe se hood zawe nizihe bya bindi ujya wumva Riderman avuga ngo Kamenge abandi bakavuga ngo Kicukiro ngo hood center ibintu nk'ibyo hood yanjye ni Kabusunzu n'abajama bawe cyangwa hood yanjye ni Kabusunzu kuko n'indirimbo ya mbere nakoze n'ubundi mbambabwira ko mvuka Kabusunzu iyo ndirimbo ivuga ngo iki ubukene ni ya yindi watubwiye ubukene. Hanyuma turi hafi kugana ku musozo hari igice tujyamo cyitwa utuntu n'utundi ni handi nkubaza utubazo just twa general skills kugira ngo ndebe nyine uko uhagaze ko nubwo turi abahanzi turi n'abantu si byose ariko ntarinjiramo muri mu tuntu n'utundi hari ikintu narindi kwibaza kuba ujya wumva umuntu bita Kate Kavuyo Nyirimyuka ndamwibuka cyane nari umufana we naratangira kuririmba. Wari umufana cyane pe ntabwo ukifana none ukimufana ntabwo byambuza kumufana gusa nyine mwemera nk'umuntu mukuru. Harya niwe waririmbye vasi ivuga ngo hood nyumve Kicukiro center Kimirongo center ndashaka kukubaza kubera iki inganzo nkira tutakibona mu muziki nyarwanda. So inganzo nkiriya urareba ubundi track za kera zitandukanye nizo juste nicyo kintu nibaza. So kera industry yari itarazamo rikambyite wenda akavuyo sibyo ubirimo akavuyo kuko abartiste babaye benshi then ariko kera kwa ko media zari nkeya amatifa ari make amaradiyo ari make man ari aho ufite priority yo kuba ukora produit utekereje wumva ko nta muntu uhanganye nawe yego nibyaburaga ko nago bimeze nkuko ugakora projet nziza man isobanutse nje indirimbo za kera pe ni nziza kuruta nizo kwa ko zirimo akantu zitandukanye n'ubu ngubu urabyuka ukaririmba ibyo ushaka ngo niki nago nabatunga urutoki ariko indirimbo bari kuturirimbira nago nta kintu zafasha umunyarwanda ngo zimuhe idea cyangwa yubake wapi juste ntabwo twabivuga turya iminwa nuko hip hop nyarwanda isa niyahinduye ishusho buriya rero abayikora bagerageza kubitekerezaho bakongera bagasubira kuri gakondo iriya niyo yari inganzo kabisa n'izindi ndirimbo turazemera n'ibyo bandi kuba ariko just
bagerageje nawe urabizi ukuntu byari bimeze hambere byaba byiza kurushaho kuko impamvu tubivuga ibi ni ukugira ngo n'umuntu wenda wagira icyo abihinduraho muri za talents zigiye zitandukanye agira icyo abikoraho kuko abantu bafite ubushobozi bugiye butandukanye. Hanyuma mu kiganiro cyacu utuntu n'utundi noneho ni agace ka kabiri k'ikiganiro cyacu. Nk'umu artiste ndashaka kubaza utubazo duke tu kugira ngo ndebe uko umeze ariko feeling free. Uri tayari? Nta kibazo. Wambwiye ko igiswahili kijya kikugora ni ukubera iki? Ntago nigeze nyiha umwanya ngo numve ko nakimenya. Ushobora gusubiramo iyi nteruro ngiye kuvuga mu giswahili? Nagerageza. Vuga ngo msichana huyu ni mrembo. Subiramo twumve. Msichana huyu ni mrembo. Msichana. Ntabwo uri kubyumva. Wabyumvise ariko? Msichana. Msichana huyu ni mrembo. 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 Aya wivuga msichana. Si msichana. 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 Huyu si mrembo. Sawa. Urakoze. Hanyuma ndashaka kukubaza. Ujya ureba football? Ni ibintu byanjye. Ni ibintu byawe. Ndanayikina. Ufaniye iki? Hehe. Mu hanze i Burayi. Mu Bwongereza, tuhere mu Bwongereza. Visit Rwanda. Visit Rwanda. Arsenal. Arsenal. Ninde uyobora Arsenal? President? Ndabyibutse. Ugiye kunga? N'abarabu ariko sinibuka amazina yabo ariko n'abarabu bayifite mu biganza. Ndewe bayifite mu biganza. Coach wayo ninde? Mikel Arteta. Ninde mukinnyi waherutse kugurisha? Arsenal iherutse kugurisha. Uheruka bwa nyuma. Uheruka kugurishwa bwa nyuma. Bamwita nyuma ya Ramsey hari ninde walanda mwibagiwe. Ni Gardien wa kabiri. Ninde baherutse kugura? Uwo baherutse kugura ni umudefenseri wari ukora akazi bamwita Gabriel. Twakoze na William. Warebye match ya Liverpool na Chelsea? Nagahinda barayibye Chelsea. Bayibye? Niki bayibye? No kuvuga competition nk'iriya urabanganya amanota 3 nago wagakuye umuntu mu mukino ukamuha rouge washyiramo imiyago ukamuha na jaune tukareba urwego bakompeta kuko bamuha rouge akavamo. Ngenyeka ko iriya match yari ifite na Chelsea nuko nyine byabaye ngombwa ko bayiha rouge to. Byarakubabaje? Byarambabaje. Kandi utayifana waratandukiriye. Nyine naga ikibazo ariko atari ukuyifana ahubwo nk'umusportif ukina umupira cyangwa ukunda hari ikipe ushigikira. Twikomereze ntacyo. Nge mfana Chelsea ariko ntabwo ari nta kibazo nyene byarambabaje. Hanyuma twigarukire gatoya. Igiswahili unabonye unakiza ahubwo nuko utajya ukikoresha nacyo nyene ntacyo. Mu Kinyarwanda hari interuro ngiye kukubwira usubiremo. Noneho ndebe nivo yawe y'Ikinyarwanda n'igiswahili ikidomini ikindi kandi uri umunyarwanda sibyo se? Binaniye. Interuro ivuga ngo yemwe mwabagabo aho babahabuheye. Yemwe mwabagabo mwahantu bahababuheye. Aho yemwe mwabagabo mwaho hantu bahabuheye. Bivuge utatwo. Yemwe mwabagabo mwahantu bahabuheye. None urahita wongera akantu kavuga ngo niba bahababuheye ninde wahababuheye? Nimba bahababuheye ninde wahababuheye? Bifatanye niya. Nimba bahababuheye ninde wahababuheye? Interuro zombi zivugire rimwe. Yemwe mwabagabo mwe ihute nyine. Yemwe abagabo mwahababuheye nimba bahabuheye. Ikinyarwanda kirakunaniye ari icyayi. Alright guys, gano cyacu uyu nguyu turabibutsa ko ari King Way ni umu artiste uri gukora kabisa ufite ama projet mwayumvise kandi tuzakomeza no kumusura tuzajya tureba period iri runaka turebe ama projects y'ahantu ageze. Hanyuma King Way tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niki ushobora gusaba abakunzi bawe cyangwa abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange n'abafana bawe muri rusange? Ikintu nasaba abakunzi banje cyangwa se abafana banje, first no kumba hafi, second no kunshyigikira bakankurikirana ku masho media indirimbo zanjye bakazisharinga bakazisangiza n'abandi. So
ikindi nanone bakamba hafi nyine impano yanjye igakura ikazamuka, icyo nabasaba kandi ndabakunda cyane abafana banjye. Ibyo ari byo byose nabo barakumva kandi baragukunda. Reka twizere ko abantu bazabona ibihangano bya binyuze kuri link tuzashyira munsi y'iki kiganiro hasi hariya, kugira ngo bashobore gukurikirana King we yageze he, tukubonye uyu munsi, ariko twakwifuza ko tuzakomeza kubona ibikorwa byawe. Hanyuma ushobora kudushyiraho akantu kanyuma usezera abakunzi kugira ngo bakomeze kuryoherwa n'ijwi ryawe numvise riyunguruye neza. Ufite vocal cords nziza kabisa. Courage papa wanjye. Sawa twagiye. Ese wabuze impamvu ngukunda, ese wabuze impamvu ujya unsonga wowe, mbwira wabuze impamvu, mbwira wabuze impamvu ibigutera itsigana, sinzi uko nabisobanura. Kuko niyo mbitekereje birandenga nkamera nk'umusazi, erega nanjye sinjyewe n'uburanga wifitiye, ijwi ryiza wifitiye ryatuma nahora nkumva unganiriza undirimbira. Sweetie honey, sweetie darling, ngukunda kurusha abandi. Ese wabuze icyo usobanura kuri njyewe, ari uwa mbere ukanikurikira, bikanera kuririmba. Ndagusabye ubivuge nubwo wabicisha mu marenga, nubwo wanyongorera mu kajwi kawe. Bra murakoze cyane. Alive TV turacyari kumwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.